umugabo w'umunyabwenge ntazareba aho yahagurukiye, azareba aho yicaye. Nubona urahagurutse muri Nairobi uzotsinda, ariko nubona uricaye, kuko ikintu cyose kizagikemurwa no kwicara, kizagikemurwa no guhaguruka. Niyo mpamvu abaswa bazava turagihagurukira, abanyabwenge bakaba turacicarira. Muketo turuzi umugore mugenzi wakuvuze nabi uhaguruka, ubu uhagaze nabi. Ariko nakuvuga nabi uzovuga ngiye kumwicarira manze mwigemenye icarico. Ni wicara neza uzomutsindo wicaye kandi wahagaze. Wabuze igiteko cy'imyumbati. Siko mzee. Ibihe haba Yesu waje mu isi akamara imyaka 30 ngo afite umubiri w'isi, ariko ataragira valere z'isi, ahagenda na valere z'ijuru. Yes, imyaka 70 akandi gano no yari mu bagabo basanzwe. Bene abangaba yari mu bafarisayo n'abasaduka bize aba intellectuel baduwe, akabicaramo ku mwana nimugoroba bakavuga verbe kuyinda akabahindura aho guhinde. Umuntu ufite yerekwa ntazasangira ibyishimo n'abayoboye. Habe n'umwungeri mwiza ntazaba mu byishimo by'ubwatsi, azasiga zicuritse mu bwatsi yatanduye akaje gutandura aho zizonezererwe ejo. Nawe uzunezeranwa n'abakristo umunezero mukawukunguta ejo bo gusarana. Uzubasiga babanezeye kujo gushaka izo banezeze ejo. Ivyo bikora abandi ba Mose bageze basiga abantu mu butayu bakaja ku musozi kuja gushaka imbaraga zizobafasha ejo. Nawe wewe uzuje gusura abakristo ave mu butayu washuka siga amagambo. Ninde usize amakuru umuntu ni pasteur. Wagiye gusura ntaho uvuye. Ubwengwa nibi. Turi kumwe ba? Ko turi kumwe namwe? Ariko arumva umuntu atamenya icabana barya ariko akamenya icundi yari. Umuntu ugasanga ntafite liste y'icabana biyo barya ariko afite liste y'abandi bari. Uri umunyabute mu kubyuka ariko uri umunyembaraga mu kuvuga. Kumva bakecho? Tufite liste y'abana bawe barya ariko kero bamenye ibyo mugenzi wawe yagize gute yagaburiye abiwe. Ugenda abantu batajyangwa nibihe ngo bazabazuka kare bakavuga bukeye, abo ngabo bazabamenye ibyo bagaburira abana babo tibamenye amakuru y'abandi. Nze tugira abagabo muri iki gihugu baza babyuka kare yabyutse kare ni saa 6 ariko umubaje amakuru ya saa moya yakubwira kandi yari mu buriri. Urabona umuntu abyuka saa 6 akavuga amakuru ya saa moya kandi yarajyamye saa 5 saa 4 wayamenye ryari wari mu buriri. Donc no mu buriri azamusangayo. Umuntu yabyutse saa 6 ariko afite amakuru ya saa moya kandi yabyutse saa 6. Haleluya. Yesu ashimwe. Kadusome ijambo ry'Imana. Umuntu uzi gusoma Ikinyarwanda neza nadusomere mu gitabo cy'umubwiriza ibice n'ibirindwi asomeye umurongo wa 11 ageze ku murongo wa 14. Ubwiriza hano ibice birindwi umurongo wa 11 kugeza ku murongo wa 14. Yego. 11 kugeza ku 14. Yego. Haravuga ngo ubwenge buhwanije ubwiza k'ibyo umuntu arazwe. Ndetse burushaho kubonerera abakireba izuba, kuko ubwenge ari ubwugamo, kuko ifeza ari ubwugamo. Ariko umumaro wo kumenya n'uyu nuko ubwenge burinda ubugingo bw'ubufite,
nushaka guhagarara aho ngaho soma no komeza soma Petero wa kabiri igice ca mbere umurongo wa 5 kugeza ku murongo wa 7. Igice ca mbere umurongo wa 5 kugeza ku murongo wa 7. Igice ca mbere 5 6 7. 5 6 7 haravuga ngo ibyo aba ari byo bituma mugira umwete wose kwizera mukongereho ingeso nziza muzongereho kumenya mukongereho kwirinda mukongereho kwihangana mukongereho kubaha imana mukongereho gukunda bene data mukongereho urukundo kuko ibyo nibiba muri mwe bikabagwiriramo bizatuma mutaba abanyabute cyangwa ingumba kubzo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Okay, soma Abikorinto wa mbere ibice 15 n'umurongo wa 58. 15 na 58. 5:58. 58 haravuga ngo nuko bene data bakundwa mukomere mutanyeganyega murushaho iteka gukora imirimo y'umwami kuko muzi yuko umuhati wanyu atari ubusa ku mwami. Amen. Amen. Urakoze pasiteri, uraza n'ubundi araho turaza gusubiramo. Reka dufate umwanya dushima Imana yuko Imana yatugiriye neza tukaba twageze hano, nubwo twasanze hari ibibazo bitandukanye by'ababuze ababo. Dutanze mpore ku bantu bose n'akarere, ariko Bibiliya iravuga ngo mu bibi no mu byiza dushima Imana. Turashima Imana yuko rero yaduciriye inzira mu buryo butoroshe, tukaba twageze hano amahoro. Imana nishimwe cyane. Kubw'umwihariko ndabasuhuje mwese, nk'umwe wabaye hano igihe kirekire, ubazi mwese, ndabona ishusho nyinshi nzizi. Abo twabanye hano n'abo twabanye muhira, ariko twongeye guhurira aha ngaha. Imana nishimwe cyane. Ndakanshimire ubuyobozi buyoboye ubumwe bw'abapasitori, kuko nibo bwateguye uyu munsi kugira ngo tuzaganire, tuzahure, twibukanye amagambo, mu magambo asanzwe avugwa nta mashasha arimo, ariko umunezero w'abakristo ni ukwibukanya. Rero turashimira ubuyobozi bwatekereje yuko tugomba kugirirwa icyizere cyo kugira ngo uyu munsi ari twe duhabwa aya mahirwe kugira ngo duserukire Imana mu cyimbo cyayo, tuvuge icyo Imana ishaka, uko mugifitiye amatsiko nanjye ugiye kukivuga ngo ifitiye amatsiko. Rero turabashimiye ku ikaze ryiza mwatuhaye, tunashimira abantu bose. Imana ibahe umugisha mwinshi. Hano hazakorerwa urubanza rwaho, nta zindi manza nokemurira hano usibye izibereye hano. Niyo mpamvu rero ntari butinde mu magambo menshi, ahubwo ninjire mu gikorwa nyiri bwite, kugira ngo ibindi byose binyuranye na hano wenda bizoza gukorerwa hanze ya hano, ariko kubwo impamvu z'umwanya reka tuganire mu mwanya mukeya. Byari ngombwa yuko nshika hano ahari ejo, ariko impamvu nyine zitanturutseho birahinduka. Ari gushika hano ejo nijoro saa 2, ariko nashitse hano saa 10 za mu gitondo. Urumva ntabwo naruhutse, kandi naho nari niriwe ejo twiriwe mu murimo nk'uyu nguyu nyine. Kubw'izo mpamvu turavuga tubangagura, kubera kuko hari n'izindi gahunda nyinshi ziri inyuma. Bavuze kuko hari abantu babuze abantu hano, abantu bagomba gutabara kugira ngo babagereho. Rero ntabwo ntinda mu magambo cyane, ndavuga amagambo make yapimye,
ariko muze kumfasha tuyabanemo, kandi ndaza gusaba Imana n'umwuka wayo kugira ngo ariyo iyasobanurira abantu. Ngiye kuvuga gusa, kandi ndizera yuko iwe ni umugambi w'Imana. Ni umugambi w'Imana. Ntabwo abantu mpambona barenga 50, 60, hafi 100 Imana yo bahuza nta mpamvu tibibaho. Hari n'igihe Imana yo yabahujije kubera njewe, cyangwa yabahujije nanje yanzanye kubera mwebwe mukagenda muzi yuko umugisha wenda muteze kuwaje, ariko Imana yagenye kuko waje yaje guhaha umugisha kubo yasanze. Haleluya. So umuntu iyo yicaye mu materaniro aza yumva ko hari igihe ashobora kubera undi umugisha, cyangwa undi nawe akamubera umugisha. Turaganira amagambo tuve gusoma amagambo y'Imana. Mwaravuze ngo ni umunsi wo gusengera igihugu, umunsi wo gusengera igihugu. Ariko icyo nshaka kuvuga ni iki ngiki. Ubundi aho twagiye dusoma hose mwagiye mwumva tuvugaho ijambo ryo kumenya, tuvuga muri ijambo ry'ubwenge. Haleluya. Twavuze ibintu bingahe? Havuzemo ijambo, havuzemo amagambo menshi, ariko njewe ndaje gusa ku magambo abiri. Ndavuga ijambo ryo kumenya n'ijambo ry'ubwenge. Noneho bize guhesha abantu kumenya uwo basenga no kuba bafite ubwenge bwo kumenya uwo basenga. Haleluya. Kuko Imana ntigira amarangamutima y'aho wasengeye. Imana ntigira amarangamutima y'igihe aho usengeramo. Imana ntigira amarangamutima y'ibyaha bikubaho. Imana ntigira kuvuga ngo uyu muntu arababaye cyane ariko reka musubize kubera umubabaro afite. Imana izisubiza umuntu wasabye mu buryo buri mu ubwenge no kuyimenya neza. Kuko Imana kugusubiza utayizi ni ukuguhereza igisubizo, ni ugufata ubwenge ukabuhereza umuswa, ni ugufata igisubizo ukagihereza umuntu udasobanukiwe. Ni hahandi cya gisubizo yokomeza akacikorera agasa n'utarasubizwa kandi yarasubijwe. Haleluya. Bibiri ijambo ry'Imana ryavuze ngo ubwenge ngo burangana n'ico umuntu yoraga umwana we. Kandi mu bintu byose bibaho nta kindi kintu umuntu akunda nk'umwana wiwe. Kandi umuhanga ntazamenya kurera umwana akiriho. Umuhanga mu kurera umwana ntazamuteganyiriza kumurera akiriho. Umuhanga mu kurera umwana azatangira gupanga icyo azomuraga. Burya ibyo wagaburiye umwana si wo mugisha w'umwana, ibyo uzomuraga ni wo mugisha. Haleluya. Ese turi kumwe ba? Nzambwira abantu ndaguma ngenda ariko sinje hanze ndagumamo. Ko mwumva bakecu? Gufata umwana neza si ukumugaburira ngo abyibuhe. Guteganyiriza umwana wawe si ukumufata neza ngo umuteteshe. Guteganyiriza umwana ni umunsi uzova muri iyi si uzaba umusigiye umurage. Bibiliya yavuze ngo ubwenge bumeze nk'icyo umuntu yagira gute yoraga umwana we. Ngo igera hepfo iravuga ngo ubwenge n'ubwugamo bw'ubugingo. Ndababaza ikibazo rero, ese ubugingo n'ubwenge niki gihenze? Ubugingo n'ubwenge niki gihenze? Oya, ubaye gute kandi niki? Ubugingo n'ubwenge niki gihenze? Niki gifite agaciro ku Mana? Bibiliya zivuga ko Yesu yaje kuduhereza ubwenge cyangwa yaje kuduhereza ubugingo buhoraho. None si gihenze ni giki? None Bibiliya yavuze ngo ubwenge n'ubwugamo bw'ubugingo. Donc Imana ntiyo guhereza igihenze kidafite ikizokirinda. Ese turi kumwe ba? Mbere y'uko Imana iguhereza ubugingo izibanza kumenya ko ufite ikizorinda ubwo bugingo ariko bwenge. Imana ntiyo fata igihenze cyacu ngo ikirindi ngo igihereze umuntu udafite ikizakirinda. Donc ikihutirwa ku mukristo si ugusenga ngo Imana iguhereza ubugingo, ni ukwisenga ngo ibiguhaye ubwenge. Niyo kituma Salomo yavuze ngo ubwenge numbeza ubwenge, ahari ubwenge ubugingo buza muhashaka honyine. Nico mico. Se turi kumwe ba? Ahari ubwenge ubugingo buza buhashaka.
kuko ubugingo buza bubeshwaho n'ubwenge. Igituma twandavuye gutyo nuko twagize imbaraga zo gushaka ubugingo ariko tukabushakira mu gidafite icyo kizaburinda, ukabubona muno wasohoka ukabuta hanze kubera ko ufite ikiburinda. Haleluya. Igituma umuntu azakizwa iminota mikeya si impamvu ze, aza yakira ubugingo bwagera indani bugasanga nta kiburinda bukagenda. Gusenga Imana no kuyibwira ibibazo dufite no kuyereka igihugu cyacu, kuyereka uruzaro rwacu, kuyereka ibihe duhagazemo, tidusabwa kwita cyane ku bindi. Tubanza Bibiliya yavuze ngo kwizera kwanyu mubanze mureke ibindi byose mukongereho kumenya. Kuko iyo utazi uwo wizera uzi umusaba icyo atoguhereza, ukanamusaba n'icyo udakenye akakubwira ngo icyo wamusaba si cyawe. Iyo wawe usaba Imana udafite ubwenge uzi uyisaba ikitagukwiriye. Iyo wawe usaba Imana udafite ubwenge uzi uyisaba ibyo yakwimye kubera kugukunda. Haleluya. Hari ibyo Imana yatwimye kubera kudukunda, hari ibyo Imana itobahera Nairobi kubera kubakunda. Ese turi kumwe ba? Iyo utamenye Imana uza wita ibigaragaza umugisha. Iyo utamenye Imana uza wita ibigaragaza umugisha kubera kutamenya. Imana yaguha imodoka ukayita umugisha, naho ni ikigaragaza Imana iguhaye muri ico gihe ngo irebe uko uzitwara muri ico gihe. Wowe ukagira ngo bafite imodoka bose nabasubijwe, nabari mu bigaragaza. Ukuze ubana bagiriwe abuza witwa ngo bagiriwe neza bari mu gihe cy'ikigaragazo. Kuko ubuhemu no gutakaza imbaraga z'umwuka tibiza biza mu bihe bibi, biza bikunda kuza mu bihe byiza. Kuko nta mwibona ubaho uhaze, usonze nti wo kwibona, ariko iyo uhaze uza wibona. Noneho uwabwiriwe akavuga ngo Imana yamurebye nabi, uwahaze akavuga ngo Imana yamukunze, naho ntazi kuko yamubwiye ati banza uhage ndawe uburyo witwara muri iyo mpishe. Halo. Kwizera mukongereho ikimwe abantu, kumenya, savoir, knowledge, ubumenyi. Ukundi uruzi impamvu izi ngorane zose mufite ntizikomoka mu kwizera gukeya, zikomoka mu kumenya guke. Niyo mpamvu abambere bakera mu ijambo ry'Imana bagaze babwira Imana ngo uduhereze kumenya gutandukanya ibihe, uduhereze kumenya gutandukanya ibihe, discernement, gushishoza, kwitegereza, kureba kuri. Ibihe nibikugeraho bikaza ari ibyishimo, umenya ngo si ibyishimo bije ari iby'umugisha cyangwa biza ari byo kungerageza. Irumuha abanyabwenge benshi b'Imana, abanyabwenge benshi b'Imana benshi baza bitonda iyo basubijwe. Iyo bari mu bisubizo nibwo baza batinya Imana cyane, ariko baswa benshi iyo basubijwe nibwo bazafata Imana nk'isanzwe cyane. Buriya urebye ibihe byose bigize Bibiliya, igihe gikomeye mu bindi bihe byose si igihe Abanyeziraheli bari bari mu butayu, si n'igihe Abanyeziraheli bari bari i Gosheni babafara mu madafari. Ibihe byari bikomeye byose bagize ni umunsi bataha muri Kanane, bikomporta nk'abantu bari i Gosheni kandi barageze muri Kanane. Halo. Uzi igitangaza? Dufite abantu bari beza ruguru babaye babi bageze Nairobi. Dufite n'abantu beza babaye beza hano Nairobi twabageza ruguru baba babi. Uzi igitangaje? Dufite abantu baza bashima hano ko Imana ibacira inzira bagiye muri Amerika, mukagira ngo n'umugisha Imana imuhaye. Naho ndi mumenye kuko Imana ibimwimuye ngo imukure mu bantu kuko yarabagoye. Iwa gashima ko Imana imugiriye neza, namwe mukababara ngo wiwe Imana biramutabaye. Ndi mumenye kuko ari icyago Imana ibakuyemo, mugatekereza wagiye ko ariho mugisha. Kumbe burya umugisha saho umuntu yagiye, umugisha naho uri mu gihe witanguye ukimenya.
kuko dufite abantu muri Amerika barutwa n'abari muri Kenya. Kubera iki? Saho bagiye ahubwo ni cagiyeyo. Yakobo ntabwo umunsi Yakobo aragumugisha ntabwo yahawe bifatika, yahawe ijambo aja kuri multiplier, aja kurigira bifatika. Ubu nyine mwese ndaho udafite ijambo, kandi iyo umuntu ahahindura ijambo ibikorwa ntawe utobihindurira. Yakobo hari ihene bamuhaye, hari inka bigeze bamuheza wa munsi, ni ijambo bamuvuzeho ngo arangize amenye kuko ijambo ritohinduka ibifatika atabikize nk'uruhare, aragenda aja guhindura ijambo ibifatika. Ntabwo Yakobo yaherewe umugisha iyo yagiye, Yakobo yagiye ari umugisha. Donc iyo umuntu uzi gutahura ibi, tuzi utegereza umugisha, uzi ugenda nk'umugisha, wowe ukagenda uri umugisha, ukavuga gusa ngo ngomba kwitwara neza ndi umugisha, gusa igihe cyawe tikirasohora ako ndi umugisha. Abantu bose bakiriritse mwuka baza bashaka umugisha ku Mana. Imana ikakubwira ati se ko nakugize wo, kuko mu Mana nta Imana izihereza umuntu, ahubwo Imana iyo yakugire neza izi kugira ikintu. Imana njizibwira umuntu ugenda ngo uhaye umugisha, hoya igukunda izikubwira ngo ugize umugisha. Muzi impamvu izikubwira ngo ugize umugisha? Iyo ikubwira ngo nguhaye umugisha ibiguhaye imbaraga utohereza abandi, ariko iyo kugize umugisha ibikubwira ngo ubera abandi umugisha, ariko uzi guhabwa umugisha no gutanga umugisha, wo kuruhita mwiki. Guhabwa umugisha ni kimwe, no guhinduka umugisha ni ikindi. Umva mbabwire bino bintu mubyumve neza, nabuzanzanye cyane hano. Mureke mbabwire amoko y'abantu bahetswe n'ibihe. Amoko y'abantu bahetswe n'ibihe. Buriya hari imbaraga z'umuntu guheka igihe n'umuntu guhekwa n'igihe. Donc umuntu kuba afite controle ku gihe no kuba igihe kigufiteho controle. Umuntu kuba agengwa n'ibihe n'umuntu kugenga ibihe. Ko muranyumva bakejo? Ndarakunda bakinyamurenge. Yego. Reka mbabaze rino jambo. Umuntu Yesu yasanze amaze imyaka 38 ku kidendezi, yararyamye kuki? Yararyamye kuki? Ku buriri. Yesu yasanze umuntu aryamye ku buriri imyaka 38. Siko birizivuga? None hagati iyo umuntu aryamye ku buriri, hagati yawe n'uburiri ni kiye kiba gifite ubushobozi ku wundi? Nukuvuga ngo uriya muntu yaratuye aho uburiri bushaka. Ese turi kumwe ba? Yaratuye aho uburiri? Yesu aramubwira ngo guhera none. Yesu ndiye mubwira ngo va kuri ubwo buriri ugende. Yaramubwiye ngo ikorere. Muvuge ngo bera? Ikorere uburi. Donc icyari kigufite nawe ukigire. Ese iri jambo mwaje bishaba? Ngo agari imbere wa muntu baramubwira ngo kuruva iraki ngo ituru ubwo buriri ubukure ku rutugu. Aramubwira ngo wankishije yambwiye ngo nkomeze bwikorere. Muzi impamvu bazamubwira ngo bushira hasi yongera buryameho. Nawe arababwira ngo wankishije yambwiye ngo gute bwikorere. Donc iyo umunyembaraga mu Mana, Imana izi gukura ikibazo yarangiza ikakwikoreza ngo ube responsable wacu ugitwara aho ushaka. Umunyembaraga ntazahunga ikibazo, azaba responsable wacu, azagitwara. Kandi ikibazo kigutwara aho ugishaka, nawe igitwaye ugitwara aho ushaka. Ese turi kumwe ba? Abo nabazi gusenga Imana. Abazi gusenga Imana ntazavuga ngo ngize ibyaha, ngize ibyago, ngize ibibazo, uzubira ngo imbaraga zo kubijera no kubishobora no kubitegeka. Umpe autorité, pouvoir, imbaraga zo gutegeka zo kwikorera, zo kuba responsable w'ibibazo. Niyo mpamvu yamubwiye ngo wikorere icyari kikwikoreye. Hallelujah. Amen. Abantu bagengwa n'ibihe barangwa niki? Baba abanyabute mu kuzuka, bakaba inkwakuzi mu kuvuga. Ahanga ndashitse kabisa. Abanyabute mu gihe abantu bagengwa n'ibihe bakecu baza batinda kuzuka, ariko no kuburiri bakavuga, bagakunda kuvuga kuruta kubijuka. Aho gukora cyane bakavuga cyane.
ikizokwereka ko uri umunyabi ugengwa n'ibihe nuko uzutinya gukora aho ukavuga cyane. Umuntu akaba ari kayore atomenya ibyashara biha bigenduka Kasarani ariko akamenya amakuru y'umugabo warwanye n'undi Kasarani akanashitse Nairobi kabisa. Tumenye ibyashara byaha byihuta ku isoko ariko ukamenya abagabo bagwanye Kasarani. Uri umunyabute mu kubishuka ariko uri umunyembaraga mu kuvuga ugengwa n'ibihe. Turi kumwe ba? Ko turi kumwe namwe? Ariko warumva umuntu atamenya icabana barya ariko kamenya icundi yariye. Umuntu ugasanga ntafite liste y'icabana biyo barya ariko afite liste y'abandi bariye. Uri umunyabute mu kubyuka ariko uri umunyembaraga mu kuvuga. Kumva bakecho? Tufite liste y'abana bawe barya ariko kero wamenye ibyo mugenzi wawe bize gutera yagaburiye abiwe. Ugenda abantu batagengwa n'ibihe ngo bazabazuka kare bakavuga bukeye abo ngabo bazabamenya ibyo bagaburira abana babo kibamenya amakuru y'abandi. Nze tugira abagabo muri iki gihugu baza babyuka kare yabyutse kare ni saa sita ariko umubaje amakuru ya saa moya yakubwira kandi yari mu buriri. Urabona umuntu abyuka saa sita akavuga amakuru ya saa moya kandi yarajyamye saa 5 saa 4 wayamenye ryari wari mu buriri. Donc no mu buriri azamusangayo. Umuntu yabyutse saa sita ariko afite amakuru ya saa moya kandi yabyutse saa sita. Ese ayo makuru ya saa moya yabaye muri kayo yaramenye gute kandi yararyanye? Abanyabute mu gutekereza abo bantu bose bagengwa n'ibihe. Abantu bakabiri nabakora ikigezwaho badakora ibyo batumwe gukora. Ikizokwereka kugengwa n'ibihe nuko uzukora ibigezwaho abandi babakora ariko utazukora ibyo hamagariwe. Kumuranye bamze abantu bakabiri bagengwa n'ibihe na abantu bazavuga ngo ubunyine hagezwaho iki ngiki nicyo twadukora ariko batazabakora ikinyuranyije n'icyo abandi babakora icyo bahamagariwe gukora. Je jambo disubiremo. Na abantu batazabakora icyo Imana yabahamagariye gukora ariko bagakora ikigezweho. Ibigezweho akaba ari byo bakora. Mbese we ntazi kubaza Imana ngo se muri kino gihe nkora iki ahubwo azabaza amakuru ngo se ni ikigihe kigezweho nanje aricyo nkora. Ubundi isigwijije abakene nabirundiye mu muhamagaro w'umuntu umwe wese. Isigwijije abakene n'abantu bose birunduriye mu muhamagaro w'umuntu umwe. Pastor nafungura kanisa mumwirukankire n'akazi mwese n'umwe mu kanisa kandi mwocuruza na kabiri mwagiye mu muhamagaro ko ntawe muzogera. Komanye vaketo ukaja mwese mukaja gusori kuboha imisatsi kandi Imana yaraguhamagariye gucuruza ibitenge. Mwagiye mu muhamagaro w'ikigezwaho ariko ntimwagiye mu muhamagaro w'Imana yaguhamagariye. Cyo gito mwese ubunyine musige mufite ama YouTube n'abagore ba pastor bafite za YouTube kandi umugore wa pastor agomba kuba na pastor mu cyumba cy'amasengesho gusangira amateraniro n'iyinga. Ngo ategerereje aho gutegereza ubuzima ku Mana yamuhamagaye ngo butegereje ku maviews. Nuko hakora ibigezweho ndahakora iby'Imana agize gute yamuhamagariye. Abo ni abantu bayoboye nibi. Ese kumuranye bavuze uko nimutangara umure mpabona abapasiteri hano hari abashobora kuba barakoze iby'umwe yakoze muri mwebwe yabihamagariye. Ukabihamagara ko inyamuhigi yandi yose ikaza mu muhamagaro nayo ikakwigana. Ese kayaba wowe ukamubwira ngo warabishoboye nawe watsinzwe umunsi uyoboka umuhamagaro w'abandi. Yesu mani cyubahiro turiko. Haleluya. Aba gatatu nabariganije bakitwa abanyamugisha. Ababaye imfura bakitwa injiji. Abantu bose bariganyije bagagira utuntu kubera kuriganya mukama mu bita ngo nabanyamugisha. Umuntu akazino akamashika akamagura kibanza gitengera mu nkazi umupfakazi wabo ruguru mukamwita umunyamugisha ngo afite inzu gitengera naho yarariganyije.
uwabaye imfura akirinda kurya akabandi bakamwita injiji. Ko muranyumva? Donc ibintu byaracuramye, abibye bose ubu nyine nabanyamugisha, abahimutse bose nabanyamugisha. Ariko bategereje isezerano ry'Imana ni injiji zitazi mbese nimba ugitegereje isezerano ry'Imana ni utawiba utawuriganya turi umunyamugisha. Ni ukuvuga ngo twebwe tuza tubona n'uwariganyije uhagaze mu bihe by'uburiganya tukamwita umunyamugisha. None twabona umuntu utegereje isezerano utarasubizwa tukamwita umukene kandi arinze umugisha w'ukuri. Undi nawe abaye mu mugisha w'ikinyoma. Allo, turimo namwe? Okay. Ukurikira ngo abantu bagengwa n'ibihe, amazimwe yaganjije ihumure. Allo, amazimwe yaganjije iki? Ihumure. Abandi bakane amazimwe yaganjije ihumure. Umuntu agafusha umuntu kayore aho kumubwira ngo komera n'ibihe tugezemo, mukamubwira ngo nyogosenga uguhekuye. Aho kumubwira ngo humura n'ibihe bikugezeho nawe bizatambuka, mukamubwira ngo ni so wanyu kugize gutya. Ko muranyumva? Amazimwe yarenze iki? Ihumure. Musigaye mugira ihumure rikeya ahubwo musigaye mufite amazimwe menshi. Fite amazimwe. Abantu badafite discernement ibihe bagira amazimwe pastor. Bagira amazimwe. Ariko abanyabwenge umuntu azayitwa nicyo gituma ako nkunda Luka mana yaje. Luka yagiye, Luka ntigeze abana na Yesu. No, Luka ntigeze abana na Yesu. Yasanze Yesu yarapfuye. Baramubwiriza aravuga ngo jamais sinokwemera umugabo ntazi. Ngiye kuja kuri field, kore research, kore recherche, menye kuwo mwize yari ukuri. Muzosoma igice cya mbere cya Luka. Kiravuga ngo maze kwicarana n'abahibereye mbere bigitangira. Yaramanutse azi Yerusalemu yicarana na Mariya nyina wa Yesu. Yicarana n'intumwa zose zabanye na Yesu. Aravuga ngo maze kwicarana n'abahibereye bigitangira. Ngo nasanze ibyo wakubwiraga byose Teofile ari ukuri. Niwo munsi yabajije nyina wa Petero, aramubaza nyina wa Petero. Aramubaza ngo se Yesu yagukijije wari warwaye iki? Ati nari nagwaye mbashushirwa kandi ingingo yamandika ngo yakije nyina wa Simoni ubuganga. Donc abantu bo mu bihe bizima bazamenye wishwe n'urupfu, bakamenya so wishwe n'indwara, bakamenya n'uwishwe n'ibihe. Ariko basukwa mu bihe bazafata imfuzi z'ubuzima busanzwe bakazitiza abantu. Turi kumwe namwe muzamura ibiganza by'Imana. Nizo ntambara mufite hano ntawe ugipfa kayore imodoka ngo umuntu masimba ararozwe muri ariko muri injiji izayitsa umuntu n'akanwa. Umwana yapfa hanga ngo bamutaye ngo nyina wamugize ko. Oya muri mu bihe Pastor, nimba umwana wa Kayora apfuye akaba yishwe na nyirakuru. Dorcas wasoneraga abantu yo yishwe nande? Ko mutazamuvuga uwishe Dorcas? Ko mutazamuvuga wahitanye Eliya? Ko mutazamuvuga wahitanye Elisa? Baracyabaho? Ko mutazamuvuga bisha Pawulo? Ibo baracyabaho, baraturanye n'abantu. Ko mutazamuvuga bishe Yesu? Ngo muvuga ati noneho bamusiga bari barya abantu bishe Yesu, bari babaroze. Ese bamwisha kubera iki? Barinjije. Tibari byazi Yesu yari yaje kuko gituma bavuga ngo mubabarire kubera ko batazi icyo. Donc umunyabwenge mu mwuka taza vuga nabo mugire nabi, azamubabarira Pasika bazi kuko ntatazi. Umuntu nakugirira nabi tukaza wihutira kumuvuma, uzubwira Imana ngo mubabarire kuko ibyo yakoze ntabyazi. Ko muranyumva bakecho? Kutamenya kuza gutuma umuntu aguhemukira waramugiriye neza. Kutamenya uwo watijira amataza gutukira hano. Kutamenya uwo wahaye ihuzo azajya akakwima. Nta kindi kimutera nuko utamenya. Amazimwe yahawe intebe amurite mushobora. Amazimwe yahawe intebe kurusha mpereza ntaco. Amazimwe yahawe intebe kurusha ihumure.
ihumure ryabaye rikemba abantu. Reka mbabwire abantu bazi kwitwara neza mu bihe. Noneho namimbabwiye abantu bazi batwagwa n'ibihe. Reka mbabwire abantu bazi gukontrolinga ibihe rero. Abantu bazi kujera ibihe. Abantu bazi kujera ibihe bazaba ibihe biza bisa nabo ariko ntibaza basa n'ibihe. Abazi ibihe iyo bageze ahantu ibihe biza bisa nabo kuko nibo banyembaraga. Ariko iyo batazi kujera ibihe bazagira ahantu bagasa n'ibihe. Mukejo nta bagore mwicaranye hano muri bana wari uzi muri sapake ukabara bambaye ibitambara bahisha amatwi ntibayatoboye bageze hano barasa n'ibihe by'ahantu. Yageze hano asa n'abahano kujya abagore bari bazatongana hano yamasa nabo arasa n'ibyaha. Ariko umugore wavuye ku kabari kwa kundi akagera hano yarashise akomeza kuba wawundi kubera kuko azi kujera ibihe niyageze ahantu hari amafa aza akomeza kwitwara neza. Nta muntu wabereye ingare hano yaraverugura aritonda oya ye ni umwuka wahanga. Umwuka wahanga. None umuntu yova kwa rubona umuntu yova kwa rubona yashika muri Kenya agatobora amatwi tukavuga ngo sibi tukavuga ngo shoboye ibihe nibiki bibayeho nibi ndimuza abagabo hano ndimuza abagabo bageze avuga ngo tubenga amata bataramenya ko imfuzu zariye ndimubazi aho ndimuza bari mu kunywa icyayi biwotariye aho ukagira se ngo ino nyota agiriya yarayifite kukabana ni hano yageze hano ananirwa gestion yo kujera ibihe biramujera hano ndikora ko bishaka. Donc nta pouvoir nta mbaraga zo kuba responsable yo kumenya ngo igihe ndacerekeza ahangaha. Abanyembaraga mu Mana baza bahereza igihe direction baza bahereza igihe icyerekezo baza bahereza ibihe icyerekezo baza bahereza icyerekezo. Twari dufite abagabo ruguru bageze bagakumva amagambo yapfuye nabi none bari mu kugura amamega ngo aje gutegera abakobwa babatukana. Quando uyu munsi ibihe byabageze urabona umuntu umugabo agira ibiro 80 mupfakazi akagira 35 muri buhunzi mwese n'ujya mupfakazi wanyu ariko wowe ufite ibiro 80 mupfakazi wanyu muturanye hanga akayori iwe karagenda gabanuka uko agenda kongeza umukaba ukazuva ngo Imana kirakugirira neza yayo ni ibihe byabikugeraho kujya so kubishibwa ni ibihe byakubayeho. Umubyibuho so kugira indani nifite uburiganya. Umubyibuho nukugira ntoya hari abahaze kubera wewe ni umubyibuho uzase ngo kubyibuho ariko bana yaje ruguru wageze bose umugore ugiye kujya tese kwanyana kabariye iyo jambo ryahabaga ese ko mugiye kurya kwanyana wamenye ko abana banyana kabonye amata siko gaso ariko wageze ino urimo kwa mutabira intore 40 nta makuru yo munzi y'umuturanyo ufite ukayana none ngo n'ubufura buke bwakubayo yaye wahuye n'imyuka yino. Nico gituma Yakobo yabwiye abana ngo muje gutaha muzikorera amagufwa yanje mu yajana kwari ukugira ngo batware dignité batware amagufwa z'abagendera inama kubera kuko twasize amagufwa yabatse gukuru rugo tukaba turi hano uko muragenda ku magufwa yabaye bikuru bari hano. Uko hari ingwara muzamugwara hano mutogwaye mu rurambo kubera kuko muragwara ibigwara z'abantu baguye hano mutazi zabisha ariko usubira kwirura wasubira kumva yasokuru wawiriye ukuje no usubira kwandangami hari imyuka hari ingwara zitonyataka kubera ndangami ariko hano ndamusende control ibihe no rwara ingwara yo mugikwiwiriya za karantine iriya. Niyo mpamvu abantu bize spiritualism gestion d'esprit abantu bize ibintu by'imyuka yera nta murozo muri Tanzania worogo umugore uvuye mu Minembwe azamubwira akavuga ngo valere z'uyu nguyu sinoziroga nje namenyereza Tanzania ariko yasanze wa mugore mu Minembwe yataye valere ziri afite izindi c'est facile ko muroga ese ryo namwaje beshije nukuvuga ngo nimba warafuye mu Minembwe ukabukiri wa wundi hano nta mugore wahanga nta mwuka hano kugirira nabi kuko uzuza n'indangagaciro badafite bo ukabayobera. Niyo mpamvu Daniel bamuhaye intare aravuga ati bene abaga batishobora byara ariko ngo bazana abaho ngaho kirabana
zaravuze ndarate abantu batuzane no nibashashi izi ndangaciro ziko zitamira ati muturebera abaturanyi bahangane batumenyereye babazana abagabo bangaze bakaza kandi kubera iki ba Daniel bari Babylon ariko bafite Valeri Jerusalem bezi mandicho bari Babylon ariko bafite Valeri Jerusalem tugomba kuba muri Nairobi dufite Valeri zo mugata kugira ngo dushobera bino kugira ngo tuyobera bino tugomba kwicarana le Valeri zo kwisoko ese turi kumwe ba twebwe twagaza twonka abagore ba mama ukamwonka wari ugacukira kuri nyogokuru none umwana akubita hasi ngo ntibamwonka ngumwana ndiyonka ngo nyine wakende kumakuba mutoya turakuzura igikonko boke cyaruguru zigira gute tukuzi mugahwera ugira imyaka irenga ku gitugu kurashaka ubusima ko turakuzi ari utazundi hano ndetse bagazura misogo atira saka yose yabandi tani yugira none wagaze nugura bibiri ngo wabaye munyamugira mukambwira bake oro uzuja kwisazira hirya Mombasa mu banyagikuyu ariko abo b'abanyamurenge bakuye ko uhawe ukakora wabuze igiteko cy'imyumbati siko mzee ibihe Yesu waje mu isi akamara imyaka 30 ngo afite umubiri w'isi ariko ataragira Valeri z'isi ahagenda na Valeri z'ijuru yes imyaka 70 akandi gano no yari mu bagabo basanzwe bene abangaba yari mu bafarisayo n'abasaduka bize ba intellectuel baduwe bakabicaramo kumwana nimugoroba bakavuga verbe kuyinda akabahindura aho guhinduka ubundi umugabo w'umunyabwenge ntazareba aho yahagurukiye azareba aho yicaye nubona urahagurutse muri Nairobi uzotsinda ariko nubona uricaye kuko ikintu cyose kizagike mugono kwicara kizagike mugono guhaguruka niyo mpamvu abaswa bazava turagihagurukira abanyabwenge kabo turacicarira muketo turuzi umugore mugenzi wakuvuza nabi uhaguruka ubu uhagaze nabi ariko nakuvuga nabi uzovuga ngiye kumwicarira manze mwigemenye icarico ni wicara neza uzomutsindo wicaye kandi wahagaze haleluya umuswa wese yege gukemura ikibazo azayirukanga ariko umunyabwenge gukemura ikibazo azayicara cyo gituma aba president bataza bahaguruka bazakora inama bahagaze bazabayikora bicaye kwikaho bas turi kumwe nabo habera ngo bashumba bunyine muri mukemura ibibazo by'ikanisa muhagaze Mose ngo Miriam na Aroni bagaza batomboka akamaje kumusoze kwicarana n'Imana donc umuvisionnaire umuntu ufite vision icyerekezo cy'abantu umuntu yowe abandi bantu umuntu abandi bantu bazi icyerekezo ubundi visionnaire umuntu ufite yerekwa ntazasangira ibyishimo n'abayoboye habe n'umwungere mwiza ntazaba mu byishimo by'ubwatsi azasiga zicuritse mu bwatsi yatanduye akaje gutandura aho zizonezererwe ejo nawe uzunezeranwa n'abakristo umunezero mukawukunguta ejo bagusarana uzubasiga babanezeye kuje gushaka izo banezeze ejo ivyo bikora abandi ba Mose bageze basiga abantu mu butayu bakaja kumusozi kuja gushaka imbaraga zizobafasha ejo nawe wewe uzuje gusura abakristo ave mu butayu washuka siga amagambo ninde usize amakuru umuntu ni pasteur wagiye gusurana ntaho uvuye sako bari bakecho ubundi pasteur agomba kuja gusura abakristo amizi iminsi 3 ku butayu kugira ngo naza mwawe avuga ibya kuyirira ku musozi ariko iyo yaje ntahavuye aza kuvuza n'ibya kuye mu muhana bakaba ngo ninde uvuga za makuru ngo ni pasteur uvuyemo kubera iki ni umunyantege wasuye abanyantege ariko umunyembaraga aje kuzihaha ngo asura abanyantege influence impact siko bimeze mzee ese muracyanguze ba akavuye kose muzamubona nakabashumba bacu bazakunguta igitabo ninga ngo bayimbe basengeye kanisa ni gute umuyumba azasengeye kanisa Imana itari rimuhere ku mavi ni gute Imana iziguhera itorero ku mavi kaguheza icyerekezo warangiza ugasinzira ngo rizoyobogwa n'abasenze na gatatu nijoro udahari zoshoboka ubundi abayobozi bose bakera n'itorero mu butayu umuyobozi gusa yari umwe ari Mose kuko ni wari wahawe isafari iva muri Egiputa muri Kanani none Imana ari guhere Nairobi ngo uraryamye ngo rizohura spirira ku musozi n'abayumbe bari hano abayumbe n'aba intercesseur
n'abanyamasengesho bashinzwe kubaza Imana icyo Imana ishaka mu bantu. Abayumbe n'abantu basenga ngo Imana ibabwire ubushake bwayo mu bantu. Kurumva ba siyo perezida abayumbe. Muza musenga Imana ibabwire icyo ishaka mu bantu bayo. Naho aho itorero harije muza mubirekera abanyirabyo. Nunabyishyira muzahakomerera pastor kumamagara. yayobewa hondi bazaba bakoze icyo bita intercession of travel abazaba yinje mu mirimo itamureba imirimo itamureba nubwo buri umuvuguvugu gute Imana ngiye fata inshingano zangu uhereze mu follower Imana ngiye fata inshingano zangu uhereze umuntu uyoboye tibibaho jamais gusabiza biba ahantu hari discipline hatari discipline nicyo gituma icyo bita disciples vient du mot disciple hakaza mu jambo discipline. Discipline niki nuko intumwa zubahaga Yesu zikabaza Yesu cyagomba gukora. Yesu akazibwira ngo icyerekezo niki ngiki ntabwo umunsi Petero yabwiye Imana Yesu ngo ntitwerekezana yaramubwiye ngo mvinyuma si wowe ufite iyo mpayeje nije uzi iyo mpaye mbajana aho baturumvikana baze nahabinoga kubera discipline azanezerwa gusa kabiri ngo ndabonye ngo pastor ngo uturetse ngo mbonye amaherekezo uri satani kwatanga amaherekezo mu itorero warari hawo nico gituma ikanisa ari biblioteke ni biblos ni biblioteke ni ruganda rucura abanyabwenge ariko si uruganda rucura injiji nyinshi itorero ni uruganda rucura abanyabwenge ariko si uruganda rucura injiji ubundi twakagombye gusohoka mu ikanisa rucura abanyabwenge twese ariko uzorebe tso dusohoka muntu twagera hanze abantu bakagaragaza ubupfa ari benshi kubera iki ta discipline yari hari kababwira abandi bantu abantu bafite ubushobozi kwisi kubihe baza batekera isi zijya ariko ndibaza barya isi yatetse ubundi abanyabwenge bazababwira isi ngura rya kino hari cyo bita ngo ni narrative period ni igitekerezo isi yicara ikavuga ngo uyu mwaka isi turehereza kino gitekerezo ari cyo kivuma mu bantu nico cyagomba ngo Nairobi ngo hari umwuka mubi bacu uwuhese ngo gucika ngo kwamakanisa iyo ni narrative babatere muri territoire yanyu hari abadayimoni babaraha mu kirere bahawe mission yo kucontrolling icyo kirere. Donc ni narrative cyo bita narrative period no gucontrollinga kumenya kugaburira isi mukarya ibyisi kurya ibyisi yatetse no kugaburira isi biratandukanye. Buriya mwisi hari abagabo hari muri Amerika batanu narikobwira amazina yabo batatu n'abajuif abandi babiri n'abagreek undi umwe muri Qatar n'umwarabu nibo bashinzwe kwicara mu cyo bita root informations and rooms bazabicara mu cyumba cyo gutekereza bakabwira isi ngo kwitara ni hategwa ubwo hagateka bahitana abo bazabagaburira bakavuga ngo hanga kubera economics hari zahabu nimwe muhareke y'amahoro nimurangiza musinyi cyo bita table ronde yicara muzari cyo bita maje witi n'amaje set bagacanga isi bicaye aho ngaho bicaye isi karya ibyo bashaka. Nico gituma Paulo yageze muri Atene muri university ya kabiri kwisi nyuma ya Gamaliel baramubwira ngo yarabwira ati nimumpereze ijambo vuge mukabzara ateze turakubwira hano muri bana banyabwenge uravuga iki arabwira ati niko ndabareba mwese mwarangije kuvuga ariko je hari cyo mvugaho ati mwavuze Imana zose ariko iyi ngiyi itazwi itamenywa nje niyo mvugaho. Donc iyo uri umunyabwenge mwisi tuzi ushushukumiriza abandi bavuga bose uzureba ibyo basize abo ndi mwabyumvishije neza mwisi hari bikenewe n'ibyihutirwa abanyabwenge baza bikonsantra kuja mu byihutirwa ariko abaswa baza birunda mu bikenewe. Bikenewe nibiri cheap ibyihutirwa nugutekereza ngo sisi kiraja he n'impamvu abakristo bananiye muri mutunza abakristo bananiwe kujera isi
bakabazanira isi bayikuye hanze bakayizana mu kanisa, bagasanga na pasiteri nawe yayiriwemo, nawe yayizanye, mwese mukayirirwanamo hano. Kubera iki? Ntimuzi kudiferansa isi, ntimuzi kugaburira isi, ahubwo muza murya ibyo isi yatekereje. Zakayo yurira igiti, Zakayo yurira igiti. Muzi impamvu Zakayo yurira igiti? Yaragira amakosa menshi ku buryo aho atekereza niyurira n'igiti cy'umuntu biraba ikibazo. Aravuga ati nimbwira umuntu ngo nampeke ku bitugu, azavuga aje zanyishuza ngo niwe wantishije ibitugu byo kugira ngo ndangize Yesu. Ngo yurira igiti kitari cy'umuntu cy'umukuyu kugira ngo abone Yesu. Donc iyo tugeze muri periode ya discernement yo gutekereza cyane, ubundi reka mubwire kino kintu, amoko aba mu itorero y'abantu, muza muyobora abantu mubazi pastor, hano mu itorero tugira amoko ane, kandi ayo moko ane ari très dangereux. Audience tuba dufite abambere n'abana b'intama. Abana b'intama mu itorero n'abakristo bari mu itorero bakeneye gusa kumenya ubwami bwo kuja mu ijuru, nta bindi, nta cubahiro, nta giti, nta kumenya isadaka yagiye, gusa nje ko ndaja mu ijuru. Uwo n'umwana w'intama. No kuririmba mu ikanisa ni bukeya, no gusenga ni bukeya, no kuzinahara ni bukeya, azaza muno aje kumenya. Donc abana b'intama baza bazimuhira baje gutegera kurusha kuza kuvuga. Ikibazo cyahabaye twagize abakristo bagize imyota barimo kuvimuhira bose baje kuvuga kurusha kuza gutegera. Umuntu ntagende mu ikanisa agiye gutegera, akamagenda agiye kuvu turi umwana w'intama uzugenda mu ikanisa ugiye gutegera. Hakabaho biti intama n'abakristo bacecetse bakuze mu mwuka, bazi gutandukanya ikibi n'icyiza, bazi na muvuma yo kureba ngo iri torero koreje mu ijuru cyangwa ndahori yarije n'ijya pasiteri. Zo ni intama zifite ubwenge, zishinzwe konsa abantu. Niba abakristo baza baje gusura abagwayi, bakaje kureba abakristo bashasha, bakabwiza ubwami bw'Imana, agatemberera abakristo pasiteri atabimutumye, iyo ni intama izi kurera abana bayo bataramuhaye inshingano. Mbese n'abantu bakorera inshingano hanze y'amateraniro, abantu bakorera inshingano hanze y'iki? Tuzi pasiteri utaragara mu wawe, pasiteri wawe ni wamundi wakuzana ikiro cy'isukari wagwaye, uwo ni pasiteri wawe nubwo yabara umuntu uhana inyuma gusa hanze. Uriya pasiteri wawe utarakuzana ikiro cy'isukari si pasiteri wawe. Pasiteri wawe ni wa mugabo usaza hano muri bantu ba Kristo wamenye ko ugwaye kuzana ikiro cy'isukari, uwo ni we revera wawe yewe. Uriya hano ni yinga. Revera wawe n'urya mugabo uza wicara akaboko kwanyana kabarwaye, mwabonye icyaha akaguhereza, uwo ni we revera. Donc intama zazikorera responsibility hanze y'amateraniro, baza bakorera inshingano n'abantu batari. Izo ni intama. Halo, turi kumwe ba? Hakaba icyo bita ngo na amafarashi ariko nkunda rugagaza ngo bigeze kumubaza pastor rugagaza wo mugatanga ngo bigeze kumubaza se muze kugira ubukristo bwinshi abasama bare mu kagogoboze bagakubita inyana yawe woyikurikira, arababwira ngo ibiroroge by'abanyabyinshi bizoja kuyizana. Ati ibiroroge byacu. Donc yashatse kuvuga kuko iyo ukunda Imana cyane zikuzana izikuremera ibiroroge bigomba kugwanira agakiza kawe aho utari. Yarashatse kuvuga kuko iwe agakiza kiwe nicyo gituma Yesu yita umwana w'Imana w'intama. Yesu yita umwana w'intama afata imaje zibiri, azaba intama iyo waje umushaka ikibukiza aza kubera intama gaca bugufi, ariko iyo waje kwangiriza ibimufite aza kubera intare. Donc a principe zo mu Kristo ni ukuba intama mu gihe abantu bagukeneye, ariko mu gihe abantu bashaka kwangiriza ibyawe ugahinduka intare. Attitude. Intama ni ukwicisha bugufi ibyo ufite abandi bakabironga, ariko umuntu yashaka kuvogera agakiza kawe ugahinduka intare, ugafata imaje yo kuba intare. Cyo gituma Yesu yabaga umwana w'intama w'Imana, yageze mu ikanisa afata ingona agira gutakubita harya yari abaye intare, ariko bagere ku musaraba aravuga ngo abari hirya no hino nahindutse intama n'imboga mwese y'abakiriya. Naho iyo wasenze cyane abo babita amafarashi nimbangukira kure z'itorero, abantu bagwandira ishaka ry'Imana badafite response, badafite icyo babasengeyeho, nibo babita ngo ni amafarashi. Amafarashi ko nyana karwaye gasarani akayiruka ngiye kumureba, nyana kari mu bitaro akayiruka ni farashi y'kanisa. Ko murani bakacu iyo ni farashi
hari umuntu wari ugize ikibazo akamubwira ngo ndebe nimba Imana ari kimufasha uri farashi. Kandi hakabaga izantama nababwiye intama ntizinavuga muzorebe intama ntizihunga imvura izinya imvura iguye nibwizirisha. Hakabaga noneho abita ngo ni ihene izi kugurira isukari itarayishitse kabanza kamenyesha abantu kwijanye. Rijambo ndimujye mushaba iyo atekereje kugurira isukari kugusura isukari aza yigezeho kera abibwiye abantu 15 ngiye kwanyana karagwaye mushikira cy'isukari uri ihene mbi kabisa. Ihene zihebeba babayikura ku mugozi ngije kurishiga hebeba. Donc ihene igira amagambo menshi n'ibikorwa bizabigarekezwa n'amagambo. Donc uzoreba umuntu wese w'ihene niyo avuye mu mahombe azabimenyesha itorero ninga bavuye masengesho mwese mutambukana. Uri ihene ubundi intama irashobora kwicara ari maze ukwezi mu butayu nta muntu bizi. Intama se yose ngikabitangaza. Nuzozubona ushize itangazo ry'abasenze izo ni ihene babashira ku mutandaho. Kandi uzoreba ihene ntizihagarara ahantu hakiriritse zija kwibuye ngo abantu bose bayirangize. Iyo tageze hano kuri rutanga bamwe mikrofone amateraniro ntiyagenze neza uri ihene. Kandi wenda ugasanga Imana itorero irirangiriza mu ntama y'icari yahinda itayivuga. Uzoreba ihene izibyara abana bane ku maberayo ikabyara abana baruta amabere ifite kugobotora, ariko intama izikubitumwe babiri kubingana n'amabere yayo bivuga ngo Imana igihe buri muntu wese agira ibere ku Imana yacu buri muntu wese agira ibere ryiwe. Hakaba icyo bita ngo ni girafe. Amagirafe n'abanyabwenge bitorero barishiriza hejuru dusumba shamba tso turishiriza iriye. Donc nimuzoza mwigisha mu kanisa ntimukaza mufata inyigisho z'abana b'intama n'abana n'ihene n'utundi ngo muhereza abantu icari muzamumenya ko mufite n'amagirafe arishiriza hejuru. Umuntu mu docteur akicara mu mukaza muvuga butumwa ngo nimubwira ngo docteur ngo ugize gute docteur koze biki uri girafe hayigira cyo kujya by'abana b'intama. Uri girafe hayirishiriza hasi. Umuntu ugomba guhabwa izubwenge kuri muzana mutwe kujya twabana. Bashaganya mugenzi wawe kamushaganya nyine. Mzee muntu ubundi iyo baguhaye microphone ngo uvuge mu materaniro ugomba guklasa abantu mu bice bitatu 80% ibyo ugiye kuvuga babizi kukurusha. Iyo hagukanye confidence ko ibyo ugiye kuvuga batabizi uvuga amakosa. Iyo hagukanye ko ibyo ugiye kuvuga bizwi uvuga witonze. 80% bazi ibyo uhagira gute 10 niryo munganye irindi 10 niryo nawe urusha. Ariko yagushirana imbere murabona wakese ngo tugiye kubakora amakazi yana tugiye kubakora akazi ubundi ninda kabana ariko ninde wababwiye ko umwuka utazi sobukwe ninde wababwiye ko umwuka utazi nyoko bukwe. Rabani yakurikiye Yakobo n'umujinya ngo agere imbere baramugatase nimba banibagiye gakiza uri agakurikaga n'umwishwa yewe yari yagiye bata aho mufatira ndamwereka umwuka wamubwira ati gabanya uburakarura n'umwishwa yewe kizeze. Donc umwuka wera uzi ko tugira bamabukwe muno ka uzi ko mfite data bukwe muno wowe ukamunezerwa nkaho sobukwe byarangiye. Umwuka wera urabizi ko ari sobukwe genda gahoro nushaka umurangiza afite ishupa ni sobukwe. Nushaka kurangiza nyoko bukwe ahetse igihe ku mukanisa nyoko bukwe itonde. Wowe kamura kunezerwa bize bikuraho umuvukano yayo. Cyo gituma Yesu yageze yicara nabe bene Zebedayo ukamusanga ba Petero bokera bamwege nka mubyara wa Yohana discernement kwizera mukongereho kumenya ngo mutasaba ingumba sterile mukaba abantu batatu ingumba zo gutekereza.
kutamenya ubundi Imana ndiyo kwemera kuyimenya utarimenya jamais. Bibiri ijambo ry'Imana kwizera niko kwatumye Mose yimenya amenya kuko atari umwana wo muri Egiputa aravuga ngo umuheburayo. Kwizera ikintu cyambere cyo gukorera no kukumenyesha ituri. Uko nimba utaremera ko umunyabyinshi tutari umusita utari umusama wo kundahanga utari umusita wo kwantabego ukuri ko Imana ntikuze. Kuko Imana yakuremye muri uwo murara muri ubwo bwoko gukora imirimo muri uwo bwoko. Ukamura none gukizwa no kwambura ibindi byose. Gukizwa no kwambara ibisanzwe ukiyegereza ibigoye. Gukizwa so guhungisi no kuyegereza. Cyo gituma Paulo bagazamubwira ati turakujana Roma baje kugufunga ati niho shaka ari umujana. Parce que ntiyageze shaka umusubizi Yerusalemu mu buhungiro. Yageze shaka ngo aje Roma aho bomwica. Ko niko gukizwa. Naho iyo wakijijwe waseze cyane nguza wirinda boroheje. Abandi iyo baseze cyane bazabiyegereza boroheje ngo basiga imbaraga bakwiye ku musozi. Wowe ukamuvuga ngo ngwino tumenyeranye gusenga. Amze no tatujana. Wowe ugira no mumenyeranye. Nimba ufite aho muzamusengana. Donc iyo uri umunyabwenge bukeya uzugendana nabo mwamenyeranye. Ariko iyo uri umunyembaraga uzugenda nabo ufasha. Iyo uri umunyabwenge buke uzugendana nabo mushobokanye. Ariko iyo uri umunyembaraga uzugendana nabo udakwiriye kujana nabo bohereza impact. Abantu iyo bageze ku rwego rukomeye bazabajana n'abakomeye bakagora ko kubishobora. Ubundi abanyabwego rukomeye bazabashaka bakiriritse ngo bakomeze nkabo. Ko murumva bakecho? Wewe wakuze ufite uruhimbiri mu nkongoro n'ibikombe bitatu. None unyine bahuzanye firigo umuntu ukivugana n'abatayifite. Kurumva bakecho? Ngo ntukivugana n'abatagize gute? Donc firigo yaragiye mu mutwe wawe kwimura nk'umuntu ubunyine twokubaga mu bitekerezo kosanga mu firigo. Abantu bafite ubushobozi kubihe ibyo batunze bigira agaciro kabo, ariko batazi ibihe ibyo batunze bagira agaciro kabyo. Kabasobanurira ijambo. Ikambasobanurira ijambo ryiza muryumve neza. Turuzi muramu wawe utuye muri yanzu yawe utuyemo. Ubu nyine ni wawe. Ariko bozana President Ruto akimukiramo. Ho hindura izina akitwa Palais. Inzu y'ibwami. Kubera iki? Kandi batahinduye intebe, batahinduye ibihungu. Hakitwa ibwami kubera ko waryamye ngo niki? Wewe bakakurengeza akakujana kwa Ruto, hotakaza agaciro ko kwa Ruto. Hakaguma sinzi kwa rubishije. Iriya nzu rutajyanye ngo nyine yo takaza agaciro kubera ko itashe mwe wewe. Donc iyo bavuga ngo imodoka zose ziva mu ibarabara President gutambuka. Tebe bavuze ngo hatambuke gusiza imodoka zihenze. Tebe bareba imodoka ihenze, bazabareba icicaye mu modoka. Donc abakomeye mu isi nabahesha agaciro ibyo batunze. Bigatwara valere zabo aho kugira ngo wewe utware valere ibyo utunze. Umuswa yaguze imodoka agenda nkayo, ariko umunyabwenge yaguze imodoka akomeza kuba kuko imodoka niyo yagize agaciro kiwe.